ahashize nabyo narabibonaga. Iribagiza urareba iribagiza nitegereze neza. Mbabarira niba ibyo nakoze byose warabirebaga. Mbabarira wakize none ukeneye imbabazi zanjye. iribagiza ukuri ukeneye imbabazi zanjye. ariko iribagiza ushatse wambabarira n'ukuri. Si bibi gusa wakubona uhagaze niyo ndeshyo yawe yagira ngo uri umuntu kandi uri inyamaswa. Cyusa ubu ni njye nawe. ariko ushatse wangirira imbabazi ukambabarira tukabiganiraho sibyo iribagiza? nyemerera tubiganireho sibyo? ndakwingenza kandi wibuke ko uri umugore wanjye. aho wagicucu umugore wawe aka kanya mbaye umugore wawe kakanura. ubu tugiye kurebana amaso ku yandi. wakize ryari? wakize ryari iribagiza? ejo wari uzi neza yuko byarangiye. wari uzi ko nateze kongera kuzabona mu buzima bwanjye. niyo mpamvu wirirwaga unsyonyorera kurwara nk'inda wibwira yuko narangije kuba expired. Chunga sana. ndabyemera ko nakosheje. Chunga sana. ubu tugiye kurebana. none se urareba koko? bana yaje ikindi kandi usa noneho cya kizubazuba kiri hano ko byari bimeze nka kiri, byari bimeze nk'imiti. saa sita nijoro mu gitondo ni munsi ko bari bagiye kumuzana. arihe mbabarira ntabwo nabaye umugabo. don't touch me. n'undi munsi cyusa n'undi munsi ndabona ndi kuvuga ukagira ngo ndishimye. cyusa warambabaje wavuze ko umuntu ari mugari ntiyabeshye. ariko I feel very sorry for you. mbabarira iribagiza. mva mu maso cyusa. kunzi b'inzira n'umusanda bashuje muri rero hose nkomeje ko nakanga bita iribagiza amaje kwereka cyusa ndetse amaje kwereka cyuso ko areba ndetse ibintu byose byagiye bayagiye abibona. Isa none bigiye kuba bijyagene. Mbere ko dukomeza ndagira manze ngusaba kantu gato yakene je muri comment ugira inama ugira iribagize. Ese uri kumva iribagize kuba akwiye kuba yaha imbabazi cyusa urumva iribagiza akwiye kubwira cyusa ati ndakubabariye nawe je muri comment uvuga ati ndumva iribagiza akwiye kuba yatanga imbabazi cyangwa iribagiza adakwiye kuba yatanga imbabazi. Nawe je muri comment tubwire uko byumva kugira ngo dukomeze kugira tugana ndetse dukomeze kugira turebera hamwe bigiye kuba byakurikiye byose kuko ndabisikara benshi mu amatsiko ndetse ari benshi mu mwasigaye mwazo kuntu bigiye kuba byagenda gusa mu gihe kubona kanga ibintu bigiye kuba byajya mu gihe kubona kana film yacu igiye kuba yagira iryo cyane mufite amatsiko kandi nawo kuko bishwe kuntu bigiye kuba byagenda tera gatebe ubundi kandi kuri subscribe ubundi nanjye nkubwira bigiye kuba byakurikiraho byose nubona ibintu bigenze neza ugerageze ukane no kuri like kugira ngo ukomeze kutwereka ko dukurikiye kandi aho wifuza kumenya ukuri kose dore ko navuga kanga witacyusa noneho kamubaye ko navuga ko cyusa ibyo yigize byose byamaze igihe yikina ko navuga ko bigiye kuba byamurangiriraho dore ko mubashe kubona ko cyusa atangiye gusaba imbabazi avuga ati iribagiza mbabara nahaye bayo kutamenya gusa navuga ko hanga wita iribagiza mubwiye ati ubavuze ko umuntu ari mugari ko nanjye maje kubona yuko umuntu ari mugari. Ese none bigiye kuba byagenda bite nawe amatsiko ni meshi nawe amatsiko yakurenze nawe ko kuracyari kubaswa bigiye kugenda gusa mugiye kubona ko none ibintu bigiye kuba byaryo mugiye kubona ko ino film yacu igiye kuba yagira iryo cyane ngira ngo ibyo mwifuzaga kugira ngo iribagiza yiyereke cyusa yuko areba ngira mubonye kwanga bita iribagiza ako
we Rinete akereka Cyusa yuko ibyo yakoze byose yamurebaga amubwira ati ibyo wakoze byose ubu amaso ku yandi narakubonye buri kintu cyose wakoze narakubonye gusa nabonye uriwe wanyawe se none bigiye kuba byagenda bitekanga ibintu bigiye kurya ko navuga ko Cyusa nawe mucanze ko Cyusa isimwikaragiye kamufungira oferi ndetse bageze samubwira ati ese cya kizungereza cyo kire cya kizungereza cyawe ukunda kuzana kiri hehe ngo mbashe kuba ngo uyu munsi bagiye kuba wakizana isubona ko Cyusa uyu mucanze Cyusa ari indi makaburi cyavuga nta kindi usibye kuvuga ati iribagiza mbabara umimbabazi agusira bagiza ni umujinya wa murenze tatera urushyi Cyusa gwiza ndagira ngo nawe uravuze ati nawe ndakiye kuvuza ati iribagiza ukwiye kuba wakubita Cyusa ahubwo n'undi rushyi rwa kabiri kuko mubonye ko aho bita Cyusa nayo umucanze ndetse Cyusa binamurenze so none bigiye kuba byayeretse ko maje kuna ko Rugema nawe ndetse na Ariba amaje gufata umwanzuro yuko bagiye kuba bajya gushaka Kamarade ndetse n'Emile cyangwa mu izo ngumva ko ango bita aravuze ati Kamarade na Emile ngo namaje kumenya ahantu bari namaje kumenya ahantu bari neza cyane namaje kumenya ahantu barimo baraba ese none bigiye kuba byagenda bite none ko intambara igiye kuvuga hagati ya Rugema ndetse no kwa Emile ibintu bigiye kuba byagenda gute unava ko hanga bita Are nawe ashobora kuba agiye kwishyira mu byago bikomeye cyane byo kujya guhiga Emile se Kamarade kandi mubize neza ko Kamarade ndetse n'Emile bafite imbunda batse haka murabizi ko bamwatse imbunda baka haka imbunda ngira ngo ibyo byose murabizi unavuga ko hanga bita Are nubwo akomeje gushaka kubahiga navuga ko hanga bita Kamarade ndetse n'Emile nta mikino ne baramuka bagize amahirwe yo gufata Rugema aje kubahiga urumva ko none hanga ibintu bigiye kurya mumva ko none agace kagiye kuza ari uburyo niyo mpamvu benshi mufite amatsiko niyo mpamvu benshi muri koze kuntu bigiye kuba byagenda gusanga ibintu bigiye kuba byaba uburyo ibintu bigiye kuba byagera ku rundi rwego nyamuneka rero nimba nayo koko ukomeje kuyikurikirana kandi ukaba ukomeje kwifuza kumenya ukuntu bigiye kuba byagenda ngende kugusaba akantu gato yakindi kugusaba nkubwira ati nyamuneka kandi subscribe kuri no channel kugira ngo nkomeza nze mbagezaho ibintu biryoshye ngenza mbagezaho ibintu bimeze neza cyane ngenza mbagezaho utuganiro turyoshye cyane nk'utungutu ambabwira ukuntu bigiye kugenda dore ko navuga ko na Isimi nawe yamaje kuba yabona umwana ni benshi byashimishije gusa bamwe birababaza kumva Isimba abonye umwana we kubera ko yaryamanye n'uyu mugabo ndabizi ko nawe byakubabaje ndetse nawe bigutera agahinda gusa mwamaje kubona kanga bita Isimbe byamushimishije kongera kubona umwana we mwabonye ko Isimbe yaravuze ati icyo biransaba cyose ndibwaze kuba nagikora ariko mbashe kuba nawubona umwana wanjye se none bigiye kugira ko Isimbe yaryamanye n'uyu mugabo uyu mugabo ntabwo yaba yaramwanduje nk'ibigwara cyangwa akaba yaramwanduje akaba yaramuteye nk'inda nawe amatsiko ni meshe se Isimba agiye kuba yagaruka hanga kwa Rugema igisubizo ni yego kivuga yuko Isimba agiye kugaruka hanga kwa Rugema ndetse mugiye kongera kubona Isimba agarutse ahangaha ese none bigiye kugenda gute Rugema ari bwaze kuba yamwakira gute ese Fabiola ari bwaze kuba yamwakira gute ese mama ye nyina ntambara biragenda gute aho twabonye ko nyina ntambara nubwo yirukanye Isimba mwabonye ko nyuma yabyikije akavuga ati nakoze n'ibiki cyo kwirukana umwana wanjye ese none bigiye kuba byagenda bite ko hanga ibintu bigiye kuba abyaryo ese Rugema ese hagati ya Rugema ndetse n'uyu mugore waje hangaha nta kintu kiri hagati yabo nk'uko Fabiola yagendaga bivuga ati ese hagati yanyu hagati y'uyu mugore nawe harimo ikihe kintu niki harimo igiki ko ndi kubakemanga niki ese uyu mugore nawe yaba ari umugore wa Rugema bibanga nawe amatsiko ni meshi gusa ugiye kubona ko nono intambara igiye kuvuka hangaha kwa Rugema ibintu bigiye kuba byahindura isura mbere yuko dukomeza rero ndagira ngo amanze nkwereka agafilme keza cyane agafilme kari guca ibintu n'agafilme karyoshye cyane filme yagiye itungura benshi ndetse ni filme benshi bagiye babona ubundi bakayirahira bakavuga yuko ari yo filme ya mbere iryoshye mu Rwanda ndagira ngo nawe manze urebe ino filme uraza kumbwira ukuri kuyibona ni banka after banka twabazane filimi y'akataramunika mu Rwanda iyo mbimenya series Wani ni umukobwa mukuru w'umuryango ariko ukennye abayeho na mama we na murumuna we gusa ubuzima buragoye amashuri n'inzozi kubera ubushobozi Wani yafashe icyemezo cyo gushaka akazi mu mujyi kugira ngo murumuna we yige gusa icyo atamenye nibwo urugamba rutangiye ko ageze mu rugo rushya agahura na Moni umukobwa w'imyitwarire mibi gusa nta kindi amukorera usibye kumutoteza TikTok maze gutwara abantu ubuhanga mu bintu wagiye ihangana byiga buri munsi nta mahoro hashize igihe wanahuye n'umukunzi we wa kera ariko Moni nawe aramukunda ubu ni haba hagiye gushya nimba niyo minzani yawe biri gumdatira gira ujya ndatira nzumva n'akadomo kamwe hari wo wabibwiye muri buri nubwo yaza nakubwire nubwo yaza akitwara gute ibyo yakora byose
Wani ubahanganye n'ibigeragezo byose, urukundo, ubukene ndetse n'ubuzima. Ibintu ko bikomeje kuba danje, Wani azatsinda ibigeragezo byose, urukundo rwakira ruzagaruka, Moni azatsinda, Wani aragenda. Ariko se bizarangira gute? Kurikirana filimi iyo mbimenya kuri Wani Official, kuri subscribe itazagucika cyangwa uri muri comment ya ngaye nguko rero kaba ari agaciyemo mba mbaje kukwereka filime nziza cyane, mba mbaje kukwereka filime iryoshye. Nimbura kandi subscribe nakubwiye ko ibintu byose byiza ku bantu mukunda filime, ukaba turakana subscribe kandi ukunda filime zo mu Rwanda, menya yuko nta hantu ushaka kugira, umenya yuko nta kintu ushaka kumenya kijyanye na filime zo mu Rwanda, kuko njye ahangaha no hantu honyine uzajya ubonera filime ziryoshye, niho hantu honyine nzajya nkubwira filime nziza ushobora kuba wareba ubundi ikakuryohera ndetse ikanakuruhura mu mutwe. Rero niba turakana subscribe umenya yuko uri gucika byinshi, uri guhomba byinshi cyane. Kubakana subscribe mbashimira mbabwira ati mwarakoze cyane, muraba agace gakomeye cyane, ndetse nanjye murambatekerezo kuko ndabakunda cyane kandi mboza ku mutima. Twikoresheje amaje kubona kwanga ibintu turi kimumaje kubona yuko Rugemwa ndetse na ari mumaje gufata umwanzuro kujya guhiga ari gusanga ubita Fabiola ari kuvuga ati ese mwabapangiye ubundi bakajya kubafunga, mwabapangiye mukabateza leta cyangwa mukabateza polisi, kuko ari nimba ahanga nimba Emile ndetse na Kamadi bafite imbunda mukavuga yuko iyi mbunda bafite n'ubundi iyo mbunda ari yabo mutazaho yavuye, ndetse mukabateza abapolisi bakabasha kuba babafunga bafata imbunda. Gusanga navuga ko Rugemwa yise agira ubwo akavuga ati ntago bishoboka. Gusa impamvu Rugemwa avuze ibyo byose ngo ntago bishoboka nuko Rugemwa we ashaka kwihora, nuko Rugemwa ashaka kugira ngo yice Kamarade ndetse na Emile, kuko arabizi neza ko n'ubundi niyo bajya muri gereza uko yabikora kose bagafungwa ariko badapfuye, n'ubundi arabizi ko iteka bazamugarukira cyangwa bakaba banavuga ibyo byose, cyane yuko Kamarade ndetse na Emile bafite umugore w'umunyamategeko uzi ibintu byerekeranye n'amategeko. Rero Rugemwa arimo arashaka uriya mugore cyane cyane kugira ngo abashe kuba yamwica, kuko uriya mugore wa Kamarade azi ibintu byinshi bya Rugemwa, azi ibintu byinshi cyane, kuko murabizi ko Rugemwa yagendaga amubwira amabanga ndetse akamubwira n'ibindi bintu byose ari gupanga, akamubwira ibintu byose yagiye akora, ndetse akamubwira mbega afite n'amadosiye ya Rugemwa yerekana ibimenyetso byose byerekana yuko Rugemwa yakoze ibyaha ndetse yariganyije n'imitungo ye kwa Iribagiza. Rero mugiye kubona ko noneho ibintu bigiye kurya, mugiye kubona ko filime yacu igiye kuba yagira igihe cyane. Wowe ufite amatsiko rero andakeka n'amatsiko yawe ari kugenda agabanyuka gake gake, dore ko benshi mwishimye mukimara kubona ko Iribagiza yeretse Cyusa, mukimara kubona Iribagiza abwiye Cyusa ati ndakureba wari uri guseka, ndabizi ko nawe wasetse wimbeshya, numbeshye nawe wasetse. Nimba koko wasetse ukaba wishimye, ndagira ngo ujye muri comment ugire ijambo rimwe ubwira Iribagiza, gira inama umugira. Ese uri kumva Iribagiza akwiye kuba yaha imbabazi Cyusa? Jya muri comment tubwira ati ndumva Iribagiza akwiye kuba yatanga imbabazi, utubwire uko ubyumva kugira ngo tweke ko nawe ukomeje kudukurikirana kandi ukomeje kwifuza yuko hanga ibintu byose byagenda neza, cyane yuko mbabwira yuko tugiye no kuba twakwinjira muri season 5, ariyo season nono igiye kuzamo umuriro, ari season igiye kuza iryoshye. Kuba mwakurikiye ino filime ndagira mbabwire ko ibintu mwabonyemo bidahagije, ahubwo igiye kuza noneho ariyo mwoto, ariyo muriro ariyo umuriro ku muriro. Noneho navuga ko ari season ishyushye, ari season igiye kugaragaramo finale y'iyi filime. Urumva ko season ya 5 ari filime iraza kuba ari season iraza kuba imeze neza cyane, ari season iraza kuba iteguranye ubuhanga ndetse n'ubwenge buhanitse cyane. Rero ndagira ngo nawe ukomeze gukurikirana ino filime ubundi unakandi subscribe ahanga kunda bizi ko tugiye gusoza season kari tugiye kuba twayisoza, ndetse murabizi ko nkuko nabibabwiye nkuko mbibasezeranye babwira yuko umunsi twashoje season 5 nzabasha kubereka ukuntu ino filime bimeze, nzabasha kubereka behind the scenes y'ino filime, kubamenya ubwenge mwakane subscribe mu wambere kugira ngo muzabashe kuba mwabibona ndetse muzabashe kuba mwasobanukirwa byinshi cyane. Koko nimba ko kuri umuhanga ukaba uri umunyabwenge ukaba turakana subscribe umenya yuko ubwo bwenge bwawe ntabwo bakubeshyira, ubwo nta bwenge ufite, ariko nimba urakana subscribe umenya ubwo uri umunyabwenge ukomeye cyane, uri umuntu w'agaciro, uri umuntu wa danger, uzahana ibintu biryoshye, uzahana hari ibintu by'ubwenge, uzahana hari ibintu by'umumaro. Nkubwira ati we kana subscribe, Imana iguhumugisha kandi Imana ikomeze iguhezagire, iguha amafaranga ndetse iguhe n'imigisha, iguhe inshuti z'umumaro, kugira ngo natwe dukomeze kugira tuganira ibintu bigenda neza cyane 5 kuri 5. Ariko ku bantu mwifuza kuzamenya ukuntu ibintu bimeze, abantu mwifuza kuzagira hano filime nzero musara bikinirwa, ndagira mbabwire yuko mbafite surprise, mbafite video iryoshye cyane, video nateguye yantwaye igiye kugenda yiteguye bintwaye hafi icyumweru cyose ndi kuyitegura. Urumva ko iyo video ni video idasanzwe, ni video ikuyemo byinshi cyane, ikuyemo amateka ya bamwe
bamwe mu bakinnyi bakina ino filime z'umusaraba. Niba koko nawe ushaka kugira ngo umenye byinshi ku bakinnyi bakina ino filime z'umusaraba, amenye yuko iyo video izaza igusobanurira ndetse izaza ikwereka buri kimwe cyose yibaza, yaba kuri ugira ibyo umibaza. Gusa iyo video nawe uravuga ko ari izaza ari video yose, kuko ndamutse ngize video yose yaza ari video ndende cyane, kuko ibaze video nakoze icyumweru cyose izaza ifite ama episode tuvuga kuri buri muntu wese, tuwenda tujya ku mateka ari tuvuga uburyo yaje muri ino filime nuko byagenze byose byinshi cyane. Rero ndagira ngo nawe ubashe guhakana subscribe kugira ngo uzabashe kuba wamenya byinshi cyane. Twikomereje ngamajije kubona yuko hangana mama Iribagiza nawe ibintu bitameze neza, mama Iribagiza gwaye, mama Iribagiza bamaje kuba bamuha uburozi. Ese none bigiye kuba byagenda twamaje kubona ko twakomeje kubona ko hanga ubita Kanyana nawe yamaje guhamagara kamarada akamubwira yuko yahamagaye Emira akamubwira yuko ahanga mama Iribagiza gwaye, ndetse mama Iribagiza ameze nkaho yarozwe. Se none bigiye kugenda gute mama Iribagiza ari bwaze kuba yabona umutuma nabashe kuba yakongera gukira, akari byo bishe mufite amatsiko ndetse akari byo bishe mufite ubwo amuvuga ati mama Iribagiza namukapfuye, tuzongera kureba ino filime. Ndabizi ko nawe wanditse muri comment uvuga ati mama Iribagiza napfa sinzongera kureba ino filime, ariko ndanyabwire ko mama Iribagiza agiye kuba yakira buno burozi, kandi uwo bita kamarade agiye kuba yagira gutyo ubundi akamuzanira umuti. Maje kubimenyera yuko kamarade ndetse na Emira rero bakunda kuvura, bari bo bakunda kuvura n'umuryango kwa Iribagiza, kuko navuga ko docteur n'undi yavuraga umuryango kwa Iribagiza, yavuraga mama Iribagiza, mbega yari umudocteur ubavura cyane. Niyo mpamvu rero navuga ko ibintu byose ndetse n'ibibazo byose navuga ko kamarade na Emira nabo biyemeje kugira ngo bafashe umuryango kwa Iribagiza, kugira ngo Rugemwe nawe abashe kuba yahanirwa ibya byose. Gusa nubwo bakomeje kugira ngo bashyire Rugemwe hasi, na Rugemwe nawe ntabwo yicaye. Rugemwe nawe ari gukora uko ashoboye kugira ngo nawe abashe kuba yabashyira hasi mbere yuko bamushyira hasi. Mwaje no kora Rugemwe nawe yamaje gufata umwanzuro avuga ati kamarade na Emira ndimo kamafashe bose barahita bapfa, nta bindi bintu nta no kubarembekereza by'iminota mike cyane uguhita mbice. Se none biraza ko byengenda gute kamarade na Emira bari kuze kuba bacika, nawe amatsiko ni meshi, nawe uri kubyibazo ukuntu biraza kugenda. Gusa none ahangahe ibintu bigiye kuba mwoto, ibintu bigiye kuba uburyoye gusa nyaboneka nta kindi kintu usabwa, nawe icyo usabwa urakizi. Urabizi yuko ahangaha ibintu musabwa ari ibintu bitatu gusa, nuko kana subscribe ukajya muri comment ugakana no kuri like, ubundi tugakomeza kugenda tuganira. Wambaye ikoteri ukazishyiramo neza kugira ngo sound uyumve neza 5/5. Kuba mwashimishijwe n'ukuntu Fabiola yagize ubwoba, rero ndagira mbasuhuze mbabwira ati mumeze mute. Fabiola muramuzi, yagize ubwoba avuga buri kimwe cyose. Fabiola yagize ubwoba aravugishwa ndetse akavuga amabanga yose, murabizi ibyo byose murabimenyereye, ndetse mwese mumaje no kumenyera, ndetse benshi mukunda no guseka iyo Fabiola yagize ubwoba. Ndabizi ko benshi mukunda kwishima muvuga ati mbega ukuntu Fabiola asekeje. Mwese ibyo byose murabizi, ndetse benshi mukunda no gukunda uburyo ango bita Fabiola akunda kujya agira mu ubwoba. Yagize mu ubwoba, murabizi ukuntu atomboka akavuga buri kimwe cyose, akavuga amabanga yose. Murabizi ibyo byose ntago ari ngombwa ngo mbibasubiriremo byose murabizi. Ese none bigiye kugenda gute kangano no umuriro ugiye kwaka, ko navuga ko uburyohe abugiye kuba bwajya ku yindi ntera. None biraza kuba byagenda bite kino filime yacu igiye kuba yakomeza kuryoha kurusha uko yatangiye. Kuba mwayitangiye mwabonye uburyo yatangiyemo, yatangiye ari filime imeze neza Iribagiza, mubona yuko afatwa nabi kwa Rugemwe. Gusa noneho mumaje kubona ko ibintu bimaje kugira ku rundi rwego, ndetse abishoma kwaje kuvuga ati Rugemwe azafungwa, ajya Rugemwe bizagenda gute. Mugiye kubona ko Rugemwe nawe ibyo biraza kuba byarangira nabi, ndetse Rugemwe agiye kuba yajyanwa muri gereza, ndetse no bita Are nawe agiye kuba nawe yajyanwa muri gereza. Se mbere ko dukomeza ragira amatsingo bazakabazo gatoya cyane, wowe kubgawe urkumva Rugemwe akwiye kuba yakatigwa imyaka ingaye muri gereza. Ajya muri comment tubwira ati ngiye kubganjye andi bwo ndumva Rugemwe byibuza akwiye kuba yakatigwa nk'imyaka 10. Ngiye kubganjye tari pana kubgawe, ngiye uko umbyumva ndumva Rugemwe agiye akwiye kuba yakatigwa nk'imyaka nka 15 byibuze, akazava muri gereza ashaje nta kintu ashoboye kuba yakora, kuko mukati imyaka 5 n'ubundi ashaka kuva muri gereza afite imbaraga, ugasanga n'ubundi ahize kamarade, ahize Emire, n'ubundi yongeye abagire nabi, kuko buriya umuntu asiga ikimwirukaho ariko ntagasiga ikimwirukamo. Urumva ko rero ahangaye ibyaba byose. Niyo mpamvu ndi kuvuga ati ahango bita Cyusa n'ubundi nubwo yasaba imbabazi gute, nubwo Iribagiza yamubabara, n'ubundi Cyusa izi ngeso ze arongera akazikomeza. Bajya bavuga ati ngo umuntu gukunda koko byukuri umuntu ugeze mu byago, umuntu ugeze mu bibazo. Gusa navuga ko Iribagiza ubwo yagiraga mu bibazo Cyusa yamugiye kure, ubwo Cyusa yamweretse yuko atakimukunda. Akandi buriya nimba umuntu agiye mu bibazo umukunda, ujye umuba hafi kurusha kwa mubahaga hafi. Rero mwabonye ko Cyusa we ibyo ntigeze abikora, ntigeze abiha impande ya Iribagiza, ahubwo yagikomeje kugenda amubwira amagambo mabi amukomeretsa. Ibyo byose murabizi amagambo Cyusa yageraga abwira Iribagiza, amubwira ati umuryango wanyu utera umwaka umuryango, ni byinshi yagiye amubwira, ndetse benshi munanababara cyane, ndetse benshi amujya no muri comments. Yega nababwiye ko comments zanyu kuba muzandika tuzisoma cyane, ndetse bamwe turabasubiza, sinzi bamvu mutajye mubona ko twabashubije. Gusa bamwe bakimubona ko twabashubije, niba nabasubira muri comment bakareba ukuntu nagiye
mbasubiza gusa bishi tujya tubasubiza iyo mwateye comment mwagiye mwandika ati cyusa ibintu gukora niba iki cyusa uribagiwe akandi ukuntu iribagiza gutabaye kandi kuko ibyo mwavugaga n'ukuri iribagiza yatabaye cyusa ubu iribagiza yabadahari cyusa aba yarapfuye kera ibyo byose murabizi ukuntu cyusa bamushyizeho abicanye bakamuhiga bakamujyana mu ishyamba murabizi ukuntu iribagiza yamubaye hafi murabizi cyusa agera mu ishyamba akagwara murabizi ukuntu iribagiza yamubaye hafi akamuha buri kimwe cyose akamushakira imiti kugeza cyusa azanzamutsa agakira kuba no mubyibuka muri kubwo cyusa yaragwariye mu gatente ahantu mu ishyamba ibyo byose murabyibuka ubwo yari yarahunze murabizi ku bantu mwagiye muyikurikirana rero nimba utarabirebye subira inyuma ugende kuri season ya kabiri uraza kuba wabibona kuri episode ya 40 na kangahe na 40 gutyo 45 47 gutyo muri bwaze kubabona iyo episode naho bashe kuba babireba ubundi usobanukwe byinshi umenye impamvu iribagiza yakundaga cyose umenye impamvu iribagiza yakoraga buri kimwe cyose ndetse impamvu iribagiza akomeje gukunda cyose se none biraza ko byinye gute iribagiza ari bwaze kuba yaha imbabazi cyusa nawe nicyo kintu ikubazo kandi nawe uri kumva iribagiza adakwiye kuba yaha imbabazi cyose ushobora kujya muri comment ukatubwira ati nyewe uko mbyumva ndikumva iribagiza akwiye kuba yatanga imbabazi kugira ngo dukomeze kugenda tubona yuko nawe dukurikiye kandi dukomeze kugenda tubona yuko ukomeje kwifuza yuko ino filime yacu yakomeza kugenda iryoha cyane udafite igitekerezo ushobora gushyiramo emoji y'umutima ukatwika ko udukunda cyane kandi ukunda ino filime bya cyane ukatwika yuko turi ku mutima ndetse iyo filime iri ku mutima wawe uhora uyitekerezaho kugira ngo ibintu bishobore kugenda neza mbere yuko nsozero ndagira mbabwire ko Isimba agiye kuba yagaruka ahangaha akora igihe mu Isimbi mugiye kongera kubona yagarutse ahangaha kwa Rugema nkuko nene bababwiye ndagira mbishumangire babwire yuko agiye kongera kugaruka mbabwira ko ngiye kuba nasoza nsoreza ahangaha ku bantu mwakomeje kunkurikirana mbabwira yuko mbakunda cyane mwarambwiye sinjya nkunda kubashimira ngo yo nshoje kandi ngo mwankurikiranye mwakomeje kumva ibiganiro nge nagiye mbabwira Jesse gusa mwakomeje kumva ukuri kwanjye mwakomeje kumva ibintu bigiye kuba byakurikiye ariko iyo nshoje ntago njya bashima mbabwira ko mbakunda cyane ciao ciao